muri iyi minsi bashaka kugwiza imbaraga bari mu bisubizo, bashaka kugwiza imbaraga bari mu modoka zihenze, bashaka kugwiza imbaraga bari mu mazu meza. Hoya no, ahubwo ijambo ravuze ngo uwo mwana arakura ariko agwiza imbaraga z'umutima, agumishwa mu butayu kugeza igihe uhamushyize azahamukurira akamutangariza isi, abantu bakamenya ko mu ijuru hari Imana. Nshuti yanjye rero, umva nkubwire, ntago ushobora gusarura ibyo utabibye. Ubwo butayu urimo bwige neza, kuko uhagushize n'uzagukura, ariko nuhikura wowe ntacyo bizakumarira. Nuhikura wowe uzakorwa n'isoni, wagushize mu butayu n'uzagukuramo kavuga imirimo y'Imana. Igihe kitaragera ntushobora. Wivuga ngo kuki batanyumva, kuki bataragwije imbaraga z'umutima, bazira inzira z'Isiyoni, bahamya mu banyamahanga, babwira umwami ngo mwami Nyagasani Nebukadinezari, ntidufite kugusubiza iryo jambo, ahubwo Imana yacu yibasha cyane, ariko nubwo itadukiza turajya mu ijuru, kandi dukiza turashobora kuvuga aragwije imbaraga z'umutima, bazira inzira z'Isiyoni, bahamya mu banyamahanga, babwira umwami ngo mwami Nyagasani Nebukadinezari, ntidufite kugusubiza iryo jambo, ahubwo Imana yacu yibasha cyane, ariko nubwo itadukiza turajya mu ijuru, kandi dukiza turashobora kuvuga ngo ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi, kandi nkwifurize amahoro y'Imana ndetse n'imigisha y'Imana mu mirimo yose werekejeho amaboko. Ni Benepo kuri mikoro, ndi kumwe n'umukozi w'Imana. Ariko mbere yuko mwakiranye ngubwire ngo kora subscribe, ndabutara subscribe. Icyo bigufasha no kugira ngo uko dushyizeho ibiganiro ujye uwa mbere kubibona. Ikindi nibona ubutumwa bwishimiye ko nabugufashije, gerageza ubusangize n'andi byo twita share, kugira ngo n'abandi bamenye ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, gukora iki tugenza muri iyi minsi nk'Umusaraba TV. Twe n'umukozi w'Imana rero nagira ngo ntangire muha ikaze, amaze kuba umusangwa ntabakiri umushyitsi, katajye tumuha ikaze asuza umuryango w'Umusaraba TV. Nayifuza ko umuryango w'Umusaraba TV uraho neza. Turaho cyane, turashima Imana, amakuru ni meza. Turaho turashima kabisa. Yewe bimeze bo. Imana irimo iragenda igira neza. Ko bwije uko bukeye. Twupfa ko dutumbiriye umusaraba gusa. Abantu bateze amatwi bashobora kuba kuganira kubonye witwa nde? Twavuga Imana Jean Pierre, ndi umugabo w'abana 7, nsengera mu itorero rya ADPR. Imana iracyandinze. Nagarutse ku Musaraba TV rero, ku banzi bo baranzi, abatanzi nabo baramboneye umunsi. Ubwo umaze musuda tuganije ku buhamya, ariko buvanzemo n'ubuhanuzi buragenda nabyumvisha n'abantu babibonye. Uyu munsi ni ijambo Imana ishyize ku mutima wawe. Ijambo Imana ishyize ku mutima wanjye ni umuburo wihutirwa ku batuye isi. Wihutirwa ku batuye isi bose, nta n'umwe uvuyemo. Ntabwo twebwe dutinda rero, senga Imana ubundi tugezeho umuburo ku batuye isi. Uwiteka Mana yacu, uri Imana ikomeye kandi uri Imana y'imbaraga. Ijambo ryawe rigiye kumvikanira mu batuye isi, reka abantu bose bafungura amatwi bashe kumva icyo ushaka kuvugana nabo. Kandi ndagira ngo ijambo ryawe riherekezwe n'imbaraga zikomeye za Mwuka Wera. Nanjye nk'igikoresho cyawe nyuzuza Umwuka Wera n'imbaraga n'ubwenge n'ubuhanga n'ubumenyi buhambaye. Nyemerera rero Databuja mwiza, ushyigikira ibyo ijambo ryawe rigiye gukora mu mitima y'abantu. Urakoze kubyumvise mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu, amen. Ijambo kadusome, ijambo ry'Imana, Zaburi ya 84 umurongo waho ni wa 6. Haravuze ngo hahirwa umuntu ugufitemo imbaraga, hahirwa abafite mu mitima inzira z'Igisiyoni. Iyo banyuze mu gikombe cyitwa Baka, bagihindura ahantu h'amasoko. Imvura y'umuhindo icyambika imigisha, bagenda bagwiza imbaraga. Umuntu wese wo muri bo aboneka mu maso y'Imana Isiyoni, amen. Kadusome no muri Luka ice cya 1 umurongo wa 80. Kumva icyo atubwira. Aravuze ngo uwo mwana arakura, agwiza imbaraga z'umutima, aguma mu butayu kugeza umunsi yerekewemo Abisirayeli. Nimwakire ijambo ry'Imana. Haleluya. Ijambo ry'Imana uyu munsi Imana yashyize ku mutima wanjye ni umuburo wihutirwa ku batuye isi bose. Ijambo riravuze ngo Zaburi ya 84 umurongo wa 3 ravuze ngo hahirwa umuntu umufitemo imbaraga,
hahirwa abafite inzira y'isiyoni mu mitima yabo. Iyo bageze mu gikombe cyitwa Baka bagihindura ahantu h'amasoko, ngo imvura y'umuhindo icyambika imigisha, ngo bagenda bagwiza imbaraga, buri muntu wese wo muri bo ngaboneka mu maso y'Imana Isiyoni. Amen. Ijambo nazanye uyu munsi Imana yashyize ku mutima wanjye ni ijambo rivuga ngo hahirwa umuntu umufitemo imbaraga. Uwo niwe muntu uhirwa. Ntago wahirwa abadogiteri, ntago wahirwa abantu bize za siyanse, ntago wahirwa abafite imiryango ikomeye, ntago wahirwa abafite za rumoroki, ahubwo ijambo riravuze ngo hahirwa umuntu umfitemo imbaraga. Mu batuye isi hahirwa umuntu ufite imbaraga z'Imana muri we, hahirwa ufite Imana Yakobo nk'umutabazi, hahirwa umuntu ufite inzira y'Isiyoni, hahirwa abera imbuto zikwiriye abihannye. Niko Imana ivuze. Imana iravuze ngo hahirwa umuntu umufitemo iki? Imbaraga. Haleluya. Ntago Imana iyoboye yuko harimo abantu bize bakaminuza, ntago Imana iyoboye ko harimo abantu bafite amafaranga atandukanye, ntago Imana iyoboye ko harimo abantu bafite inganda, ntago Imana iyoboye ko harimo abantu bafite amakampani ahambaye, ariko Imana iravuze ngo abo ntibahirwa, ahubwo hahirwa umuntu ufite imbaraga z'Imana muri we, akagira umutima utuza imbaraga z'Imana, ngo uwo muntu arahirwa. Kuko ijambo ryatubwiye ngo bene abo bantu iyo bageze mu gikombe cy'amakuba, iyo bageze mu gikombe cy'intambara, ngo bagihindura ahantu h'amasoko. Mu yandi magambo ntago bahindurwa n'igikombe, ahubwo bahindura igikombe kubw'imbaraga z'Imana ziri mu mitima yabo. Haleluya. Nuko ijambo ry'Imana rivuze, ijambo ryavuze kandi buri muntu wese imbere ye hari igikombe. Igikombe cyawe si cyo cyanjye, ariko ijambo riravuze ngo umuntu ufite imbaraga niwe muntu uzabasha guca mu cyo gikombe, kuko uwo muntu arahirwa. Kandi ijambo ryavuze ngo bagenda bagwiza imbaraga mu gikombe, baba bavuga, baba bari mu nzara, baba bari mu bukene, abantu bibitsaho imbaraga z'Imana ngo barushaho kugenda bagwiza imbaraga. Ntibacogozwa n'ibihe barimo, ntibacogozwa n'ibikombe barimo, ntibacogozwa n'amagambo, ntibacogozwa n'abaryanira inzara, ntibacogozwa n'ubutayu bahagazemo, ahubwo ijambo riravuze ngo bagenda bagwiza imbaraga kuko bibitse imbaraga z'Imana. Haleluya. Ijambo ryatubwiye muri Luka ibice cya 1:80 havuze ngo nuko uwo mwana arakura agwiza imbaraga z'umutima, ngagumishwa mu butayu kugeza umunsi yerekewemo Abisirayeli, abona kuvuga imirimo y'Imana n'ibitangaza. Haleluya. Bene data, nshuti zanjye, ijambo ryavuze ngo uwo mwana arakura agwiza imbaraga z'umutima. Ntago uwo mwana yagwije imbaraga ari marya ifiriti, ntago uwo mwana yagwije imbaraga ari mu bipangu, ntago uwo mwana yagwije imbaraga bamukomera amashyi, ahubwo ijambo riravuze ngo nuko uwo mwana arakura agwiza imbaraga z'umutima kugeza ubwo yerekewe Abisirayeli, avuga imirimo y'ibitangaza by'Uwiteka, avuga kugira neza kw'Imana yagwije imbaraga mu butayu. None abantu bo muri iyi minsi bashaka kugwiza imbaraga bari mu bisubizo, bashaka kugwiza imbaraga bari mu modoka zihenze, bashaka kugwiza imbaraga bari mu mazu meza. Hoya no, ahubwo ijambo riravuze ngo uwo mwana arakura ariko agwiza imbaraga z'umutima, agumishwa mu butayu kugeza igihe uhamushyize azahamukurira akamutangariza isi, abantu bakamenya ko mu ijuru hari Imana. Nshuti yanjye rero, umva nkubwire, ntago ushobora gusarura ibyo utabibye. Ubwo butayu urimo bwige neza, uko uhagushize n'uzagukura, ariko nuhikura wowe ntacyo bizakumarira. Nuhikura wowe uzakorwa n'isoni, wagushize mu butayu n'uzagukuramo ukavuga imirimo y'Imana. Igihe kitaragera ntushobora. Wivuga ngo kuki batanyumva, kuki batankomera amashyi, kuki batama ijambo, kuki nta umva. Ni igihe cyawe kitaragera. Umunsi Imana yagushize hagati y'Abisirayeli uzabona icyo kuvuga, ariko itarahagushyira iturize, witonde, iga neza. Haleluya. Haleluya. Nuko ijambo ry'Imana rivuze, ijambo ry'Imana rifite imbaraga, rifite ububasha. Nabonye imbaraga z'Imana, nabonye aho Imana inkiza abadayimoni bapfumu bananiwe. Ndababwira imbaraga zikomeye zisumba iz'abakonikoni. Imana yankije abadayimoni abapfumu barananiwe. Ibyo abapfumu ni gutobanga, ni umwanda, ariko izina ry'Imana zifite imbaraga zihambaye. Ndashima Imana yankoreye ubukwe isi, ariko Imana irinda ijambo ryayo, ubukwe bwanjye buratari hari mu 50. Ndavuga imbaraga z'Imana. Ijambo ryavuze ngo hahirwa umuntu umufitemo imbaraga, akagira inzira y'Isiyoni mu mutima we. Uwo muntu yageze mu gikombe, niyo cyaba ari igikombe cyo kwambara ubusa, ijambo ryavuze ngo uwo muntu arushaho kugenda agwiza imbaraga, nta cogozwa n'incamugongo, ntahindurwa n'igikombe. Yageze mu basambanyi ntibamuhindura, ahubwo abahindura Kristo. Yageze mu banyamagabo ntibamuhindura, ahubwo abahindura Kristo. Yageze mu nzara ntimuhindura, ahubwo ivuga imirimo y'Imana. Hahirwa umuntu umufitemo imbaraga, hahirwa umuntu ufite power mu mutima we zisumba byose. Ngo uwo muntu arahirwa, uko ni uzatambuka ibikombe, ni uzaca mu karengane, ni uzaca mu ntambara. Hari abantu batatu bagwije imbaraga, Saduraka na Meshaki na Abedenego, bagwije imbaraga z'umutima kugeza ku rwego bahangara babwira amahanga ngo ntidufite gusubiza ijambo na rimwe, Imana yacu ibasha, ariko nubwo itadukiza ntidushobora gupfukamira ikintu cyabajwe muri gereveriya no masipure, kirazira kikaziririzwa, ikintu bugamisha, ikintu kitanakwigenza ntidushobora. Twaramenye Imana ya Isirayeli, bari baragwije imbaraga z'umutima, bazira inzira y'Isiyoni, bahamya mu banyamahanga babwira umwami ngo mwami Nyagasani Nebukadinezari, ntidufite kugusubiza iryo jambo, ahubwo Imana yacu yibasha cyane, ariko nubwo itadukiza
turajya mu ijuru kandi dukiza turashobora kuvuga imirimo y'Imana. Inshuti yanjye ngo umva mubwire ijambo ry'Imana riravuga ngo uwo munsi wa none ugeze uwo munsi babashyira mu tanura ry'umuriro bavamo nta n'umwe usobanukaho kubw'imbaraga z'Imana. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndavuga imbaraga z'Imana. Wibuke bene data abo basore ubwo bakuraga mu muriro mwitanura Yesu ntago yavuyemo yasigayemo. Humura ntago iryo tanura urimo, ntago uri wenyine uri kumwe na Yesu. Humura izo ntambara urimo, ntago uri wenyine uri kumwe na Yesu. Ariko umunsi wavuye mwitanura uzavuga imirimo y'Imana. Ijambo riravuze ngo hahirwa umuntu umufitemo imbaraga. Haleluya, haleluya. Nabonye imbaraga z'Imana zindengera, nabonye imbaraga z'Imana zibana nanjye, nabonye imbaraga z'Imana, nabonye imbaraga z'Imana ku rwego rukomeye. Ariko bene data ijambo riravuze ngo hahirwa umuntu umufitemo imbaraga, hahirwa umuntu umufitemo imbaraga, hahirwa afite inzira z'isoni mu mitima yabo. Ijambo ryavuze ngo bageze mu gikombe cyitwa Baka bajya bagihindura ahantu h'amasoko. Twabonye abantu buzuye imbaraga z'umwuka wera. Umuntu Stefano yuzuye umwuka wera bamutera amabuye aravuga ngo ubabariye kuko batazi icyo bakora. Izo ni imbaraga zikomeye zigutambutsa mu gikombe cyo cyose. Mwene data ijambo ryavuze ngo hahirwa umuntu umufitemo imbaraga. Nimwakire ijambo ry'Imana. Haleluya, haleluya. Mana nyiringabo, Mana nyir'ubushobozi, turagushimiye kubwo ijambo ryawe. Ijambo ryawe rifite ububasha n'ubushobozi, ijambo ryawe rifite ubudahangarwa. Ijambo ryawe tubwiye ngo hahirwa bari mu mutima we, ngo igikome cyose azagicamo, ntabwo igikome kizamuhindura ahubwo azagihindura. Reka ijambo ryawe ry'umumaro mu mitima yacu. Ndagushimiye kubyumvise kandi Imana ikomeye. Ni mu izina rya Yesu tumayacu twizeye, amen. Ndavuga Imana twavuga na Jean Pierre ko nababwiye nomero yanjye 078 059 74 78 078 059 74 78.